uyu mugabo agace ka mbere twakarangije nyuma yuko ahisemo ko aho kugira ngo atambe igitambo cya wa mwana w'umukobwa w'umusazi byaruta akipfira ndetse yaramaze no kumusubiza aho yamukuye hanyuma araza mu rugo yihata n'amayoga kubera ko yarazi ko agiye gupfa kuko bari bamubwiye ko cya kigirwamana cyangwa se ya mana yabo batambaho ibitambo mugenzi we yamurangiye ari uze gutwara igitambo yasanga ntacyo afite agahita atwara nyine roho ye akaba ari yatwara. Sasa Nyagasani wa mwana w'umukobwa yari yatwaye akamujyana hahandi agahita burirwa irengero. Reba rahangaha muri iki cyumba ujye undebera umwana yahagarutse. Uyu mwana bigaragara ko afite imbaraga zishobora kuba zidasanzwe cyangwa se ari ikindi kintu. Wa mugabo yaborewe yasinze cyane yazambye byagenze gute yinjiye muri iki cyumba. Ariko uyu mugabo afite ukwicuza kwinshi cyane. Wibuke ko dutangira agace ka mbere twari turimo kwibaza kuri biriya bintu bavuga ko abantu batamba ibitambo hano ku isi kugira ngo babone ubukungu n'ubukire. Rero ndaje nkwereke uburyo bimwe na bimwe bijya bigenda muri aka gace. Uyu mugabo ari ahangaha arimo gusembera sinzi ko yahindukiye areba kuri ubu buriri atungurwa no kubona uyu mwana w'umukobwa. Biramucanga cyane kuko mu kanya yaramukize mu kimoteri tu cyangwa se aho yaramukize nyine azunguza umutwe ati cyane rwose nyica rwose nta kibazo pe. Yamaze kubyakira kwa kundi umuntu aba yiyakiriye ati aka kanya kora ibyo ushaka ngaha aka kanya nyica. Ati urabizi ko ngewe ntari umwicanyi. Amureba ati urabizi ko ngewe ntabwo ngewe njya ntwara ubuzima bw'abantu n'ukubera ari inshuti yanjye n'inshuti yanjye yantwaye muri ibintu cyangwa se ibinzanamo. Aka kanya nditeguye gupfa rwose bityo rero aka kanya nyica. Niba kunyica biri buze kuba ukwicuza icyaha ku by'ibyaha byanjye nakoze. Reka aka kanya mfe nyica rwose aka kanya kuko ngewe niteguye gupfa rwose. Niteguye gupfira mu biganza byawe aho kugira ngo mpfire mu biganza bya kiriya kigirwamana cy'ikigome cyane. Mbese byarutwa akaba ari wowe unyica. Rero uyu nguyu avuga ati ngewe ntabwo nifuza roho yawe. Ari uyu mukobwa uyu nguyu avuga ati none se ni igiki ushaka cyangwa se uranshakaho iki? Uyu nguyu amwitegereza ni umwana w'umukobwa areba hano ku ruhande ati ngiye nshaka salvation yawe. Ni nko gukizwa cyangwa se nshaka ko ucungurwa nyine kuko ngewe aka kanya ndahangaha kugira ngo ngufashe. Wa mugabo we buri amaze igihe kinini cyane ndi kumwe nawe na mbere yuko ujya muri iriya nzira y'umwijima cyangwa se ugana muri iriya nzira irimo umwijima mwinshi cyane. Ngenda ahangaha kugira ngo nguhagarike gucuruza cyangwa se kugurisha ahazaza hawe kwa kira kigirwamana cy'umwijima. Nta kindi kintu ndetse kandi uriya muntu nta kintu cyiza kimubaho. Ikintu abashaka ni roho yawe gusa kandi iyo roho yawe ayimarisha igihe gitoya cyane. Mbese ni ukwishima by'igihe gitoya ubundi ugasanga n'ubundi bikurikiyeho ni ibibazo kuri wowe. Uyavuga ati none se urinde? Ese urinde koko? Uyavuga ati ikigirwamana aka kanya cyashishikariye roho yawe ugomba kuva muri izi mbago ziri ahangaha ndetse uko uvuye ahangaha ubwo agomba kuva muri iyi nzu nyine. Ikintu icyo ari cyo cyose kiri belonge kuri uriya mugore ugomba kugisiga. Uriya mugore ntabwo ashobora kukwangiriza cyangwa se kugira icyo agutwara niba nta kintu agufiteho. Bityo rero genda cyaho genda. Uyu mugabo ni nko kumubwira ati siga buri kintu icyo ari cyo cyose. Niko bigenda abantu bagenda bakizwa muzumva na benshi bagenda batanga ubuhamya mu nsengero. Njazira birabura ubuhamya bwo mu nsengero ngenda bwemera nubwo hari n'ababikora wenda bitewe n'amaramuko tujye tubyemera ariko hari ubuhamya buba ari ubwanyabwo bino bintu bibaho bagatanga za roho zabo cyangwa se ugasanga hari n'abo batwara ataranabizi ko bamutwaye akabyisanga amaryohewe n'ubuzima. Rero iyo bagiye kubivamo usiga ikintu icyo ari cyo cyose warangiza ukicuza ugahindura inzira. Uyu mugabo rero nibyo bamutegetse yafashe fone arambika hano ku ruhande ndetse aza ahangaha afungura umuryango aca waragenda yiruka cyane da nikiriza ubuzima. Mbese aka kanya uba ugiye guhita ubona amahitamo yuko iby'isi sha nta kigenda kabisa. Ubwo rero ubuzima nubwo mbere turi umwanya w'umukobwa ubu yaciyeho. Uyu mwana afite imbaraga zidasanzwe. Feri ya mbere uyu mugabo yaje ahangaha yiruka cyane ageze aho ahita yikanga ati hey ndapfuye. Ya mwana yamutangiriye ati uracyafite ibintu bye cyangwa se umutungo we uriya mugore. Uyavuga ati ariko ibintu byose nabisize mu rugo. Icyo ari cyo cyose nagisize telefone zanjye. Uyavuga ati iyo myenda wambaye se iyo myenda wambaye niye. Uyu nguyu amureba cyane nasa urimo kugerageza kuvuga ibiki nko kumubwira ngo mbese nambara ubusa
uyu mwana w'umukobwa nta kindi yakoze, yahise atambuka agenda kwa kariya kazu k'umuzamu, ndetse mu gihe kidatinze yasohoyemo imyenda araza ayizanira uyu mugabo arayimuhereza. Genda wambara imyenda y'umuzamu utajyana imyenda bigatuma uriya muntu hari aho aguhera. Rero uyu nguyu yitegereje iyi myenda, uyu mwana amwitegereza avuga ati ambara iyo myenda cyangwa se shyiramo iyo myenda. Feri ya mbere ibyakurikiyeho nyuma mumurebe mu mihana yiruka cyane. Nibyo ngenda nkubwira, buriya ikintu cyose kidaciye mu mucyo nubwo wabona bariya bishimye baseka bagira gute, mu mutima cyangwa se no mu ijoro hari ibyo bahura nabyo. Buriya uyu mugabo arimo kwiruka yaje guhura na ba bakobwa bo kuri wa mugore, ndetse agiye kugerageza gusubira inyuma mu bwoba bwinshi, undi mukobwa aramwitambika. Bano bamutangiriye ahangaha ati ku kanya nta mpamvu yo kuduhunga kuko roho yawe ni iyacu. Bari kuvuga mu bijwi bibi cyane ati roho yawe ni iyacu, roho yawe ni iyacu, ntabwo ugomba kuduhunga. Roho yawe bagenda bamwegera. Uyu mugabo agira n'ubwoba bwinshi cyane avuga ati nimunyice. Ako kanya uyu nguyu nuko yaje ahita bakubitaga bamuvuye inyuma y'ibobo mugende arabakiza ati ugomba kuva hano igitaraganya nawe nonaha. Uvuga nese ndajya hehe ndi uje uvuga ati komeza wiruka ugenda upfa gukomeza kwiruka, ndetse kandi ntuze guhagarara kandi ntusubize amaso inyuma, komeza wiruke cyane, komeza ugenda, caho genda. Umugabo nuko yirutse, uyu nawe ahindukira uko nguko areba hariya. Amasaha yaragiye, uyu mugabo akomeza kwiruka cyane, ndetse uyu mugabo uko arimo kwirukanka, ariko hano bashyizemo akaririmbo bati buri ikintu cya Sekibi ashobora kukuzanira ibyiza ahangaha ku isi ukabona rwose wageze kuri byinshi, ariko bya bintu byose uba ubona ari ibya danje. Kumwe uba utunze ukabona utunze ibintu bya zahabu na diyama mu nzu yawe, burya biriya byose ni ubusa, kuko Sekibi nta kintu cyiza kijya kimuvaho. Ndetse nanone icyo aje gukora ni ukwangiriza ubuzima bwawe, ugatekereza ko ubuzima bwawe rwose bumeze neza cyane, ndetse igihe urimo kubona ibyo bintu byakubayeho cyangwa se urimo kubona ubwo bukungu n'ubukire, ukabona ibyiza biri kwinjira mu buzima bwawe, uzajya utangira kubitekerezaho urebe, kuko nta kintu cyiza gishobora kuva kuri Sekibi. Uyu mugabo yageze hano ku ruhande abona ahantu handitse ngo Mendazi Mission House, ni akantu kameze nk'urusengero. Nase babona mujya mubona mu nsengero ko nta muntu ahora mu rusengero, reka buriya nuko nyine tuba tudashaka kubitekerezaho. Hano uyu mugabo yari umukire cyane wa danje, none murebe aje ahangaha kugira ngo abe yibereye hafi n'urusengero, niho abonye niho agiye kubonera amahoro cyane. Uyu mugabo yicaye hano ku ruhande avuga ati Nyagasani ngirira imbabazi, cyangwa se aka kanya ndagutakambiye, nagucumuyeho ndetse nagucumuyeho ncumura ku ijuru ryawe n'isi yawe, ndetse kandi na roho yanjye narayicumuriye, mbese nacumuriye ikiremwa muntu icyo ari cyo cyose mu buzima bwa hano, bityo ndakwinginze aka kanya ndagutakambiye, amategeko yawe narayishe. Rero aka kanya Nyagasani, aka kanya nta kindi ngusabye uretse kugusaba imbabazi zawe. Aratakamba uko ibyo ngibyo birimo kuba, hari umugabo waturutse ahangaha ku ruhande, ni kuri uru rusengero. Rero aza yegera, ndetse uyu mugabo afite n'igitabo mu ntoki, aza yegera uyu mugabo uri ahangaha ati bimeze bite, aramubona ahita ahaguruka ahangaha ati ndagusuhuje nyakubahwa. Uyu avuga ati haleluya, ati buriya Imana yacu ntabwo ari Imana ishyiraho cyangwa se ngo yazanye ugucanganyikirwa, author of confusion, nyine niko avuze. Ati amazina yanjye nitwa Pastor Guru, ndetse uru n'urusengero rwanjye. Ati ubwo nari ndimo gusenga muri office yanjye, Nyagasani yanjye yampishuriye ibijyanye nawe, ndetse hagira ibyo akumbwiraho. None se aka kanya waza ukajya muri office yanjye kugira ngo njye nawe tuganireho? Ati cyane rwose ngwino tugende. Aragenda bajya kwinjira muri office, nta kindi cyabaye. Uyu mugabo yamwakiriye ahangaha muri office amwitegereza cyane. Ati none se wambwiye ikibazo cyawe ufite ni ikihe nyakubahwa? Uyu nguyu amwitegereza ati nayobejwe n'inshuti yanjye, ni inshuti yanjye rwose ya kera pe, ndetse atangira kumubwira uko byagenze. Ati inshuti yanjye icyo gihe nari ndi mu bibazo bikomeye cyane, ndayitakambira kugira ngo inyereke ubufasha cyangwa se inyereke inzira byibura nshobora gucamo kugira ngo nyine nanjye mbashe kuba kuri iyi si, kuko nari nugarijwe n'ubukene bukomeye cyane, cyangwa se mfite ubukene bwinshi cyane birenze urugero. Ndetse ubwo bukene ari nabwo bwatumye hari hashize ibyumweru 2 mama wanjye apfuye. Ibaze nawe ubukene
bwatumye nshakisha amafaranga yo kuvuza mama wanjye nkayabura, ari nabyo byatumye apfa. Rero nari ndambiwe n'ubukene bw'ahangaha kuri iyi si. Inshuti yanjye nibwo nagiye kuyitabaza. Inshuti yanjye maze kuyitakambira no kuyibaza uko nabigenza ahangaha kuri iyi si, nibwo yambwiye ko igiye kumfasha cyangwa se igiye kunjyana ahantu ikanjyana ahantu ku buryo ibibazo byanjye ahangaha kuri iyi si bigiye gukemuka. Rero nicyo gihe uyu mugabo bamuzanye ahangaha, baramupfukamishije ati wa mugabo we urimo kunukaho ubukene, stinki nukunuka nk'uko waba uriho umwanda nyine. None uyu nguyu we bahita nyine iyo bashatse kukumvisha, niko inkuru zigenda zivuga hano hanze, mbese bakumvisha uburyo ari ikibazo gikomeye cyane kuko ubukene ubundi bugaragara ku muntu, none uyu we ngo burimo kumunukaho. Ati umusore mutoya wabonye byinshi buriya muri ubu buzima, kuko ubukene bumaze igihe kinini cyane buri kudiringa nawe. Ikirenze n'ibyo ngibyo, ubukene ni umurage uri mu muryango wanyu cyangwa se lineage mu muryango wanyu, ibisekuru. Mbese ubukene bubatemba mu maraso no mu misokoro kuva mu minsi y'abasokuruza banyu kugera aka kanya. Nta muntu wari wabona ikintu cyiza mu muryango wanyu. Umuryango wanyu nta byishimo ugira, nta mahoro, nta mutekano, ndetse umuryango wanyu akenshi cyangwa se umuryango wanyu mwese kuva icyo gihe cyose babayeho mu bukene. Rero reka nze nkubwire akantu, murabizi ko nka ushobora kugira gutya iyi si yateye imbere uko nguko. Hari n'uburyo tugenda twifatiraho urugero, ugasanga nyine wenda utubonye umuntu utuye hariya yubatse n'inzu ye nziza, abantu bameze neza hariya, noneho twareba tugasanga uburyo twebwe tubayeho nta n'amafaranga tubona kandi nta n'imitungo dufite. Murabazi cyane abo benshi nko mu byaro nyine, ku buryo ubona ko turebesheje ijisho koko abo bantu ari abakene. Rero uwo muryango hari n'igihe bawubona nk'uko nguko abantu bashaka kugufatirana, ariko mwibereho kuva kera kose n'ubundi. Rega ntabwo abantu bose bagomba kugira ibyiza bihwanye n'iby'abandi. Hari n'igihe kubona ibyo kurya no kunywa gusa biba bihagije, ukaryama gutyo bugacya, ugahita ubifuhira cyangwa se bakagufatirana uko nguko, ugahita ubona ko nawe hari ikintu ugomba gukora kugira ngo nawe ujye ku rwego rw'abandi. Ibyo ngibyo rero mujye mwitonda, babifatiraho cyane. Ati abantu bose bo mu muryango wanyu banyuze mu bihe by'ubukene, ndetse bose bagiye bapfira mu gisebo gikomeye cyane. Uyu avuga ati ibyo urimo kuvuga ni ukuri. Akomeza amubwira ati mu giturage cy'iwanyu nta muntu n'umwe uba ushaka kwihuza nawe cyangwa se guhura no mu muryango wanyu kugira ngo babe inshuti, kubera urwego rw'ubukene ruri mu muryango wanyu. Uyu avuga ati yego rwose uri mukuri, niko bimeze. Uyu nguyu bamubwira ati iminsi yawe y'ubukene ndetse n'igisebo aka kanya birarangiye. Uyu amwenyura, nibyo ari kubwira pasiteri. Ati urakoze cyane rwose, ati winshimira, ati shimira iyi nshuti yawe ikuzanye ahangaha rwose. Bitihise wagakwiye kuba warapfuye cyangwa se wakabaye kuba ugiye gupfa uri wretched nk'uko papa wawe yapfuye, bakanakwibutsa uburyo na papa wawe yari umutindi. Niko bakora cyane. Uyu mugabo azunguza umutwe ahangaha ati pasiteri we, uko nguko niko byagenze. Uyu nguyu avuga ati reka nze nkubwire ikintu buriya. Ati Nyagasani yaguhaye amahirwe ya kabiri, ndetse kandi nanone Imana ijambo ryayo ugiye kuribona, cyangwa se mu gihe kidatinze uzabona ijambo ryayo. Ati urabona ariya madayimoni yose ntabwo buriya yagukuyeho amaboko. Ubwo biriya nyine nka bari abantu biriya bigirwamana n'icyo byose nibyo aba yise amadimonizi. Ati baracyahagaze hariya ku ruhande, bahagaze kugira ngo nyine roho yawe baze kuyidivaringa bagutware. Uyavuga ati none se nkora iki rwose, nkeneye amasengesho yawe. Uyamubwira ati nta kibazo rwose, ukeneye amasengesho, ndetse ukeneye amasengesho akomeye cyane kugira ngo ngusengere ibi bintu byose bikuveho. Uyu mugabo aramufata kugira ngo amusengere, atangira kuririmba n'utuntu tw'uturirimbo kugira ngo uyu mugabo kwizera kurarema cyane. Simwabonye uburyo no kwizera gushobora no kwicisha umuntu inzara se? Ahangaha rero iyo ufite icyizere ni nabwo byibura ubona ko ushobora nyine gutangira n'iyindi nzira nshyashya ariko ufite icyizere. Niyo mpamvu yo gusenga. Sasa ku rundi ruhande muri karitsiye cyangwa se mu giturage, ahangaha hari umukobwa arimo kwitegura cyane, ndetse wa mugabo warangiye uriya mugabo tubonye ngo amujyane, ati bebe byuka. Ni umukobwa uba waje kumusura. Ba bantu bari mu rukundo muze hano hafi mbabwire kugira ngo tugire. Ati aka kanya namaze kwitegura, aka kanya ngomba kugenda. Uyavuga ati come. Ati nese ni ngombwa ngo ugende uyu munsi,
wagakwiye kumarana undi munsi nanjye basi n'iri joro baby. Uyavuga ati baby ariko nakubwiye bino byose ubyibuke ko ari njye muyobozi wa korali mu rusengero rwacu ndetse ntabwo nshobora kwafodinga kubura rihaso y'amarushanwa tugiye gukora agiye kuza ubu ngubu. Uyavuga ati nta kibazo rwose ati hanyuma se nzongera kukubona ryari? Umukobwa amubwira ati nyuma ya competition rwose tuzongera tubonane. Uyu mugabo amwitegereza cyane avuga ati oke nta kibazo rwose nta kibazo rwose. Arahaguruka umugabo avuga ati buretse gatoya ndaje. Uyu mugabo yaje hano ku ruhande ndetse aba afitemo akantu nako kameze nk'urusengero akoreramo imihango ye ku buryo icyo agiye gukorera ahangaha abanza no kunama cyane. Umukobwa ari hariya hirya. Uyu mugabo nta kindi yakoze yegereye ahangaha ni akantu k'agapoti kaba kabitsemo ibiceri ubwo nyine ni amafaranga. Uyu mugabo nta kindi yakoze yakuyemo ibiceri akuramo amafaranga nyine arangije amafaranga arayitegereza cyane apfundikira hanga arangije arunama ibaze ayo mafaranga kuyahereza umuntu rero uko ndebera. Uyu mugabo arangije arahindukira abitekerezaho cyane aya mafaranga ubwo agiye kuyahereza umukobwa. Yaje ahangaha umukobwa amaze kwambara no kwitegura bagiye kumukubita ibiceri bye kwa kundi nyine araza avuga ati baby iki ati rero akira aya mafaranga uze kuyakoresha nka tike. Ati baby ati ujya uyakoresha nka tike kandi nanone nugera mu rugo uze kunyohereza account yawe nze kukoherereza 300. Yavuga ati mana we none siko yano ari menshi. Yavuga ati come on warayakwiriye cyane ho baramuha. Buriya ibintu byose biryoshye ntabwo aba ariko bari byiza. Ati urega bura nta kintu wari wabona kuko buriya mu cyumweru gitaha nzakujyana hantu ukunda cyane nkugurira na bya bindi ukunda cyane nzakugurira n'imodoka nzagushimisha. Yavuga ati bebe urimo kubeshya. Ati oya urimo gutera urwenya. Ati oya ati ngiye ntabwo ntera urwenya ibintu byose nese urabona ndimo gutera urwenya. Amusezeranya byinshi mbese bagirana amasezerano n'umukunzi we. Sasa mu gihe cyakurikiyeho rero uyu mugabo arimo kwigendera ahangaha yumvise bavuga ati umujinya w'ikigirwamana cyangwa se imana yacu aka kanya uri kuri wowe. None se ni gute ushobora kureberera ugatinyuka kureberera inshuti yawe itsindwa iriya task yari yahawe yo gutamba cya gitambo? Uyu nguyu avuga ati great daughters of Azuma baba ubwo n'abakobwa be nyine. Ati naragerageje ati nagerageje uko nshoboye kose kugira ngo uriya uyavuga ati oya ibyo wakoze ntabwo bihagije. Ati kandi ugomba kumuzana muri shrine warangiza nibyo yananiwe ugahita ubikora nyine kuko ikigirwamana iraroho kiracyayishaka. Uyavuga ati mbabarire cyane nsabye imbabazi. Ati nsabye imbabazi. Ati uriya musore roho ye ikigirwamana kirayishaka cyangwa se nyine agomba kuba uwacu ndetse kandi ubwo ako kazi ni wowe tugahaye ko kugira ngo iriya roho uyizane. Uyavuga ati what? Mbese nko kumubwira ati uyu nguyu agende ajye kwica inshuti ye magara. Ati ariko njyewe ntabwo nzi ahantu aherereye. Uyavuga ati nta kibazo rwose iriya miriwari yawe izagufasha hariyo ujya urebera bizagufasha bikubwire nyagasani ngo agende arebe uriya mugabo ahantu aherereye. Yamaze no kwigerera mu Mana aho ibisi bya bindi bavuga ngo abantu barimo kwisengera bakunda guhura n'ibisitazara. Buretse nze turebe uyu nguyu yagize ubwoba bwinshi cyane bimwe nabaze nkubwira nta mahoro baba bafite n'ureba ikizarimo ariko nta mahoro ashobora kugira. Uyu nguyu yaje hano ku ruhande aza kwitegereza. Ati great goddess of the sea ahamagara. Ati ikigirwamana cyangwa se ubwo yavuze nyine goddess we aba yumva ari imana nyine. Twebwe dufite imana yacu duhita twumva ari ikigirwamana nkuko hari n'abita imana yacu ikigirwamana. Ibyo tujye tubyumva gutyo nuko nguko bimeze. Ati ikigirwamana gikuru cy'inyanja. Ati aka kanya ndakwinginze nyereka nshaka kureba. Ako kanya muri miriwari hari aho byagaragaye ndetse bamwereka akamodoka bigaragara ko iyi ari imodoka uriya mugabo aherereyemo cyangwa se arimo nonaha. Uyu yahise afata fone hano hari ibirara. Ati yego boss. Uyavuga ati barimo gutwara kuri aveni ya kangahe. Uyavuga ati okay consider it done
bifate nk'aho ibyo ngibyo byamaze gukorwa cyane. Mbese misiyo uriya mugabo bagomba kumufata, roho ye bakayitambamo igitambo yari yicujije mu mahoro cyane. Bano barebana bati maniga akazi tugiye kugakora neza cyane, duceho tugende. Ujye ndebera sasa ahangaha ku ruhande wa mukobwa umukunzi wa mugabo nyine ngo witwa Ego wamuhaye amafaranga menshi cyane agiye gutaha nyine ari nk'umukunzi we. Ari ahangaha ni muri superimarishe cyangwa se ahandi arimo guha umukobwa aba yishimye cyane. Sinzi uko yari arimo kugenda ahangaha, hari umugabo bagonganye ahangaha, uyu mugabo ahita mureba ati wa mugabo wagiye ureba ahantu urimo kwerekeza ubundi wagiye ureba ahantu urimo kwerekeza. Uyu nguyu avuga ati buretse gatoya sister, buretse gatoya. Ati mukobwa wanyumvise buretse gato. Uyu mukobwa akomeza kwihahira, uyu nguyu amureba nabi cyane. Ati njye nitwa James. Ati nyine nkubwije ukuri ndi Pastor James wo muri Miracle of Christ Mission. Ati uretse waretse nka kuvugisha umunota umwe. Yavuga ati nta munota mfite pastor, abivuga mukwe nta munota mfite pastor amukwina, anaseka cyane. Ati bino bintu ngiye kukubwira ni ingenzi wa mukobwa, ibyo nshaka kukubwira ni ingenzi cyane, please ndakwinginze. Uyavuga ati ndimo kugerageza kwikorera ibintu kakanya, nta mwanya mfite, ndakwinginze umva nkubwire oga, njye ntabwo nshaka ibyo bintu byo preaching byo kubwiriza kakanya mu isura yanjye. Genda ujye gukubwiriza ahandi ngumundeke wazengurutse ngamugo nese uriko nahanga hari ahantu ho gusengera. Uyu nguyu yavuga ati buriya ku isura yawe ndi kubonaho ikimenyetso cy'urupfu, ndi kubona ikimenyetso cy'urupfu. Uyu yavuga ati isura yawe ni yiriho ikimenyetso cy'urupfu wa mugabo we cyane rwose. Ati cyane rwose reba urwo ruswa rwawe n'urwo rusura rwawe. Uyu mugabo avuga ati sister ndi serious cyane kuko hari ikimenyetso cy'urupfu ku isura yawe. Ati mu gikapu cyawe ufitemo amafaranga ndetse aya mafaranga ni ubuzima bwawe, buri uko urimo gukomeza guhahisha ayo mafaranga uyaspendinga niko ubuzima bwawe urimo kubuspendinga. Uyu nguyu araseka cyane. Ati ayo mafaranga umunsi azarangiriraho cyangwa se uzamara kuyakoresha ni nawo munsi uzapfiraho. Uyu avuga tumva nkubwire, ati amafaranga ndimo guspendinga muri iki gikapu cyanjye ni ubuzima bwawe ndimo guspendinga, wakigoryiwe ni ubuzima bwawe ndimo guspendinga. wa rupasiteri we rw'urufeke rwa feke buretse gatoya nambese wabivuze bivuge niba ushaka aya mafaranga, bivuge wagisambo we, bivuge wagisambo cy'igipasiteri nguha amafaranga bya bindi mara nkubwira ngo isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Akira afite amafaranga ucyo atena se iriya Bibiliya yawe urimo kuvuga aya mafaranga se irayaguhereza. Ati reba uburyo uri agapasiteri kakagoryi cyane. Ato umuntu wese wakubwiye ibyo bintu by'ubugoryi bwo aribwo bwose umva nase ntabwo yigeze akubwira ko njye ndi umuyobozi wa korari aho dusengera. Mbese urashaka ko ase kubera iki wowe yita umugabo w'Imana, Imana izaguhana wa kagabo we. Umukobwa cyaharaye ati sister reka nze nkubwire ntega amatwi bino bintu ni ingenzi. Uyavuga ati urabibona, ati ahubwo uri umunyamahirwe kubera ko akanye ndi muri mudu nziza naga kwiye wa mugenga we kumbuye umugabo bamufashe. Ati warimo kundeba iki se wa mugenga we yamufashe nyagasani bamuzirikiye hano ku ruhande, yari yihitiyemo inzira nziza. Uyu nguyu yinjiye ahangaha, uyu mugenzi wamwitegereza cyane barebana yewe hano niho uvuga uti shaho nta nshuti tuba dufite koko. Ndetse urugabo ruramuseka cyane araseka ati Stone wakoze neza cyane. Uyavuga ati boss. Umugabo avuga ati Amatiyego, ni nyine amwita Ego, Amatiyego ese ni ibiki bino, ni ibiki ese bino bintu byose nibijyanye niki? Amusubiriramo amagambo amubwira ati we wigize umuntu w'umunyamatematisiye cyane cyangwa se w'umunyamibare. Ati iteka ryose narakubwiye buriya ntabwo ibibazo by'ubu buzima turimo ushobora kubikemura n'ibibazo cyangwa se ukoresheje amaformule y'imibare, ariko wowe wanze kunyumva, wanga gutega amatwi, wanze kumva, wanze gusimbuza formule z'imibare ziri mu bwonko bwawe ngo ushyiremo formule z'ubu buzima tubamo. Ibyo ngibyo kugira ngo bigufashe gutekereza ndetse bigukuze neza cyane nk'umuntu w'umugabo. Uyavuga ati Amatiyego ndakubaza ikindi kintu ushaka kuri njyewe ni ikihe? Ese ni ikihe kindi munshakaho mwebwe? Uyavuga ati ntacyo.
ngicyo, absolutely nothing, nta kindi kintu ngushakaho. Ati Great Goddess ashaka roho yawe, ndetse niba yishaka nyine agomba kuyigira muri iri joro, igomba kubiye muri iri joro. Uyavuga ati mbese muri make ibyo bivuze ko urashaka kunyica? Ati cyane rwose nshaka kukwica, ndetse kandi ndibuze kukwica nongerene nakwica, ari ibishoboka nongerene nakwice, kubera ikigwari nkawe gikwiriye impfu nyinshi cyane. Uyu nguyu we yifitiye amahoro, aranatuje cyane, arabyumva, abitekerezaho aruhutse umutima cyane. Uku nguku niko ati muzirike neza cyane, muzirike. Sasa kakana kibereye ahangaha, kaza ahangaha mu giturage n'abana bakareba bakamera nkaga, waduhaye se, wamaye se, wamaye. Ati wapi, nta kintu mfite, mumpe wana, mumpe. Hari umubyeyi wo ku ruhande wagahereje, ahereza akana kugira ngo kaze komeza. Urakoze cyane, kabagaseka. Ni akana kari aho ngaho, kari ahanga kameze nk'agasazi, ariko gafite ikintu kiba cyara. Kandi muri filime zose nagiye nkora, niba ari n'ubwa mbere warebe iyi ngiyi, wenda muri filime nagiye nkora ku Mirasire TV, nagiye nkubwira nti umuntu numubona ameze gutya ntuzamwita umusazi, nukavuga ngo umuntu ni umusazi. Ntabwo uzi ibintu bimurimwo, ujye witonda cyane. Sasa ahangaha hari abagabo barimo kuganira rero. Ati oke, ati ewane, ari amafaranga twayakoreye cyane, ndimo kukubwira, kandi ari amafaranga na amafaranga ya nyayo. Ati ewane, Imana ishimwe kukuba aya mafaranga yaje rwose. Uyavuga ati cyane rwose ndimo kukubwira, aya mafaranga yaje mu gihe cya nyacyo, kuko kakanye ntabwo tuba turimo kuvuga ibi ngibi rwose. Ati rwose harashize igihe kinini cyane nakorera amafaranga ewane. Ati oya, nta mpamvu yo guhangayika rwose, ejo mu gitondo cya kare ari uyu nguyu. Ati ngiye bura witonde, ngiye mfite ibintu by'ama network, aka kanya ngino mu gitondo uzahita ubona message yawe ikubwira ngo tanta amafaranga aba kugezeho. None yavuga ati ewane, ngiye ntuzangambanire ngo unantindire. Nabagabo barimo kuganira mu mahoro cyane. Uyavuga ati buretse gato y'abantu, buretse ngende mbanze njya kwibohora akantu hariya hirya ku ruhande. Ati genda hirya ku ruhande, ariko nyine abantu nibaze kugufata, birabujijwe muri uyu muhanda. Uyu nguyu akomeza kumurangira cyane, ndetse uyu mu kumurangira hari utuntu yafashe ashyira mu kinyobwa cya wa mugabo bahoze bari kumwe. Ujye ndebera rero, avanga, bigaragara ko ari bya bindi by'ubugambanyi wa mugabo bakoreye amafaranga, none ntabwo ashaka no kuyamuhaho. Ati ewane, ibintu n'ubutamu cyane. Ati ewane, uri inshuti yanjye. Umugabo yari ari hariya hirya ku ruhande aribohora, ndetse nyuma yo kwibohora yagarutse avuga ati ingiye ndishimye cyane ku rwego rurenze urugero. Afata n'iki kinyobwa cye bamaze gushyiramo. Ati ujye wonywa kugira ngo ugorore umuhogo wana. Ako kanya barimo kuganira, kakana nuko katurutse hano ku ruhande. Ati ngiye noneho sasa ukimara kumpa ayo mafaranga, ngiye noneho nzaguherezaho 100,000 byose. Ati uzahituma 100,000. Ati cyane rwose. Ati buretse bakomeza kuganira. Ati nase nimero yanjye ya account so yifite, kugira ngo nimara kukohereza uzahita ugira gute, uzahita ubona ko amafaranga nyakoreye. Agiye kunywa avuga ati sasa urabona ukuntu biba bimeze. Sasa uyu nguyu yese abagera imbere rero, ndetse ahita afata iyi nzoga uyu nguyu yari arimo kunywa, ahita yimwaka, ahita yimena kuri uyu mugenzi we. Ati ese aka kantu nagaki, wakantu we kabika Ivo nyine, wakantu kakaseki bibite bya nose kubera iki. Ujya mubwira ati ahubwo Ivo ni wowe kibi cyane. Uyavuga ati vananga, ati ese mwembi uko muri babiri ntabwo mwakoranye business. Ati yego twakoranye business. Ati kandi uyu nguyu muri business mwakoze yagakwiriye kuguhereza 50% by'amafaranga yose mwabonye muri business. Ati cyane rwose niko bimeze. Ati none aka kanya uyu nguyu yarashaka kukwica kugira ngo amafaranga ayatahane yo wenyine ku giti cye. Uyavuga ati nasa aka kantu urimo kukumva. Ati nasa ushaka kumva aka kantu kagasaze, mbese umusazi nawe wakumva aka kanya. Uyu nguyu batake nta kibazo rwose, ngaho shaka mu mifuka ye rero y'ipantaro, mushakishe, shakisha uburozi bwe buri muri iyo mifuka ye ya pantaro, shakishamwe. Uyu nguyu atangira kumusaka, mugenzi wamubwira ati kubera ikirimo kunsaka cyangwa se ntimugakwereka kunsaka, uri inshuti yanjye. Arasakasa akavuga ati oga uri mu biki rwose. Uyu avuga ati Ivo man, umugabo w'ikibi cyane, yaje kubacungura no kubakiza. Uyu nguyu yabonye uburozi mu ipantaro ya mugenzi we, amubwira ati oya ntabwo ari uko nguko bimeze, oya nyine bino nabiguze hariya hirya ku iduka. Ati cyane rwose. Ati ngaho none bari uko bimeze, birye cyangwa se nyine tu bishyire mu kanwa kawe turebe ko atari uburozi bwica. Oya avuga ati biki, mugenzi we ati oya birye se, agiye kubimuhatira. Wa mugenga we aramukubita acaho aragenda. Uko nguko niko amukijije. Uyu mwana afite izindi mbaraga, ndetse nyine tu yiyizeye muri iyi sura y'umuntu umeze nk'umusazi. Uyu mugabo nawe yarumiwe cyane, biramucanga cyane. Hano ku ruhande uyu mugabo yaje ahangaha,
yitegereza mugenzi we uziritse ati uri inshuti yanjye magara, umbabarire cyane kuko ubu bucuti bwacu bugiye kurangira muri ubu buryo. Ati naragukunze cyane pe, ndetse kandi nagukunze nk'umuvandimwe wanjye. Iyo niyo mpamvu nafashe umwanzuro w'uko ngomba kugusangiza amabanga y'ubukire bwanjye. Ntabwo nabashije kwihanganira cyangwa se sinabashaga kwihanganira kuko ubona urimo mu bukene ndetse ugapfa ubuzima buri miserable. Icyo gihe nibwo nahise mfata umwanzuro w'uko ngomba kugusangiza iyi opportunity byibura kugira ngo ubeho ubuzima bwiza. Ariko kubw'amahirwe makeya wowe wahisemo ubuzima bwa mizeri cyangwa se butaye umutwe ugereranije n'ubuzima nari naguhaye. Ujye nguye amubwira ati njye ntabwo ndi wicked nkawe, ndetse mu mutima wanjye ntabwo ari umwijima nk'umutima wawe. Ujye uvuga ati umutima wanjye ntabwo ari umwijima, ubuzima nibwo bw'umwijima. Ati buriya ubuzima ni umwijima ku buryo nyine bugukoresha ikintu icyo ari cyo cyose niyo byaba ari ibintu bibi cyane by'ubugome kugira ngo ubashe kurokoka hano kuri iyi si. Uyamubwira ati nta mpamvu ihagije hano ku isi ushobora gutanga nk'urwitwazo bwatuma wica abantu. Ndakwinginze rekeraho kwica abantu b'inzirakarengane, ndakwinginze rekeraho ngaho gutakaza amaraso y'inzirakarengane y'abantu. Ati abati yego iriya godesi cyangwa se kiriya kirwamana irimo kugukoresha kugira ngo igere ku irari ryayo ry'umutima yayo ry'ubwikunde bwacyo. Ujya uvuga ati cyane rwose nk'uko nanjye ndimo kumukoresha kugira ngo nshimishe umutima wanjye. Ati kirenze n'ibyo ngibyo njyewe ntamba ibitambo kuri Great Goddess, noneho nawe akanyishyura nyine kumereza ikintu icyo ari cyo cyose, ikintu icyo ari cyo cyose nifuza muri ubu buzima bwanjye cyangwa se cy'umutima wanjye wifuza. Uyamubwira ati ubukire bwa nyabwo buturuka ku Mana. Uyavuga ati none si yo Mana yawe yari iri hehe? Iyo Mana yawe yari iri hehe ubwo wari urimo kunyeranyerera mu bukene? Ndetse Imana yawe yari iri hehe igihe wari urimo gusafaringa? Mbwira ngaho mbwira, none se Imana yawe cyangwa se iyo Mana urimo kuvuga ikunda kubona abantu barimo gusafaringa? Irabikunda cyane ku buryo biyinezeza ikishima cyane iri kubona abantu hano ku isi. Ati ndamutse ndi wowe nagakwiye kuba ndi grateful cyangwa se nshima, ntukabe indashima wa mugabo ntako ntakugiriye. Uyu ngo yabitegereza cyane abareba ahangaha azengurutse amaso, areba na mugenzi we mu gahinda kenshi cyane. Uyu ari kubona ko n'ubundi byabaye, n'ubundi nta kintu yabikoraho. Gusa abantu benshi cyane bakunda kuvuga ngo mbese Imana ikunda nyine hari ibintu byinshi tudashobora kwemeranyaho wenda ngo n'ibiki, ariko Imana nta kintu kiba hano itakizi. Byonyine no kuba ndiho uku nguku ni ukubera ko nshobora kubera isomo abandi cyangwa se ngomba kubera isomo abandi cyangwa se bo bakambera isomo, icyo cyo tujye tukemera. Naho kuvuga ngo Imana ikunda ntabwo bishoboka ko abantu bose babaho mu buzima bumwe, ni nayo yabiteganije ari nibyo ngibyo. Ndetse kandi buriya hari ikintu abantu benshi batazi, buriya wari uzi ko abantu bose bo ku isi banganya ubukire cyangwa se bafite urwego rumwe rw'ubukire? Icyo kintu uzagitekereze, bakwicana bakanamarana icyo kintu. Ndetse kandi urugero mwese mufite amafaranga, ninde wajya guhinga hanyuma se mwarya iki? Ibyo bibazo by'ibyibaza byose Imana yaremye isi ifite n'uburyo ibyo bintu ibigena cyangwa se yabigenye uko bigomba. Hano ku ruhande hari umusabirizi wari kuba ati hagize umuntu mfasha ko ngewe ndi impumyi ntabwo nshobora kureba, hagize umuntu mfasha. Ndetse wa mukobwa umwe twabonye ufite amafaranga babwiye ati nyamara ayo mafaranga nuyasipendinga, amafaranga nuyamara uzahita upfa, yatambutse ahangaha, atambutse kuri iyi mpumyi ihita yikanga cyane. Ati sister buretse gatoya, sister we buretse gatoya, anti ndagira ngo nyumve amukoraho, wakicucu we winkoraho wakigoryi. Aramujugunya hano kurande, kino kigurdyura urimo kunkoraho ibiki? Nose ntabwo uri kureba kuri umwanda. Uyavuga ati anti ndagira ngo unyega, ati ngufitiye ubutumwa nshaka ko uwumva, ngufitiye ubutumwa. Ati ntuzigere mu buzima bwawe wa mwanda we wongera ku mbega umwanda wo tirabishi, yanga kumva. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Ati ngufitiye ubutumwa. Ati ayo mafaranga ufite mu gikapu cyawe ni kibi cyane. Ati ndakwinginze wigenda. Uyu nguyu acaho aragenda avuga ati reka njya koga igitaraganya uyu mwanda unkozeho nonaha rero. Acaho aragenda. Ujya undebera rero sasa ahangaha ku ruhande, wa musore ngo bise Stone arinze uyu mugabo arimo kuvugira kuri telefone. Ati urabizi ko mu cyumweru gitaha nibwo nzabona amafaranga kugira ngo nzaze aho ngaho mu giturage cyacu. Avuga izina. Ndetse kandi buriya chairman ibintu byose yari yarabyarangije neza cyane. Iyi weekend nta kintu kizigera kimpagarika. Ndetse kandi urakoze cyane, amafaranga icyo gihe nzaba nyabonye, urakoze cyane.
nibyo ahoza ari kuvugira kuri iyi telefone. Uyu nguyu nawe arimo kumwitegereza cyane. Amaze kuvugira kuri telefone ayishyira mu mufuka. Ati ndakumvise. Ati nkumvise urimo kuvuga izina ry'aho hantu. Uyavuga ati ceceka wa muginga we. Ati none se mama wawe niho aturuka? Uyavuga ati hanyuma se mama wawe aturuka hehe? Uyu nawe ahita amubwira agace ngo mama we aturukamo. Uyu musore ameze nk'itunguwe. Nyine ntabwo ndi buvuga amazina y'utwo duce n'ibizina bimeze ukuntu kandi bidashobora kudutesha umutwe, ngenda kubwira ibintu byose uko bimeze. Ati none se muri ako gace uvuze mama wavukamo ni mu kahe gace nyine ka nyako? Uyu nguyu ahita amubwira agace ka nyako. Ati ndetse kandi ni hafi cyane yaho ngaho niho dutuye. Oyavuga turimo kunkinisha se? Numurinze. Ati oya nese njye urukone ndi mu kanya ko gukina nuko nkumvise uri kuvugira kuri telefone nkahita numva wagira ngo hano ndahazi. Uyavuga ati none se warerewe hehe? Arahamubwira. Ati aho ngaho. Ati nese ko nanjye ari aho ngaho hafi. Nese amazina ya mama wawe ni ayahe? Uyu nguyu aramusubiza ati amazina yanjye yitwa Angelina nyine niko yitwa. Ati ahubwo se mama wawe yitwa nde? Uyu nawe amubwira izina rya mama we. Bona barabiganira. Ati kandi papa we ni umuntu uri popira cyane wamamaye cyane mwakira giturage. Uyu nguyu avuga ati rero mama wanjye ni umukobwa wa kabiri w'umugore wa kabiri w'uwo umugabo uvuze ako kanya. Bano basanga bafitanye n'isano. Uyavuga ati nase amazina ye ninde uwo mugore wa kabiri? Ahita amubwira amazina ye ngo yitwa. Ati nase uri umwana w'uriya mugore kuko maze igihe kinini cyane ndimo kukureba iyo sura yawe nkabona rwose wagira ngo hari ahantu nkuzi neza cyane. Bano baramenyana. Ati byanga byakundana n'abagisera nkabona wagira ngo hari ahantu rwose pe kwireba. Rero umva nkubwire nta minota 30 ufite yo kubura aha ngaha. Dukeneye kuvana igitereganya byihuse cyane. Bya bindi urabibona ni ukuvuga ngo isanzure hari uburyo riba ryarateganije inzira y'umuntu uko byagenda kose, ndetse kandi n'umugambi uwo ari we wose iba ifite ntawo ushobora kuwuburizamo. Ati uretse gatoya aka kanya ntabwo ugomba kubura aha ngaha. Ndagira ngo tugire vuba igitaraganya cyane. Reka ndebe hariya hanze niba hari ikintu cyaba gihari ndangiza nze kukureba. Rero uyu nguyu kubera kuvuga gusa ngo uturuka hehe asanze nyine mama we avuka ku mugore wa mbere. Uyu nguyu avuka ku mugore wa kabiri w'umugabo w'icyamamare. Ubwo ni sogokuru wabo muri aho ngaho wamamaye cyane muri icyo giturage. Uyu yagarutse amuzitura neza cyane kugira ngo baceho, ndetse babanza no kuyambirana birimo n'amarangamutima menshi cyane. Avuga ati urantabaye muvandimwe. Ndetse uko nguko niko basohotse bacaho baragenda bucece cyane. Ni ukuvuga ngo isanzure riri hejuru ya byose, nubwo ibindi byose byaba biri ku ruhande, ariko nanone ugomba kumenya ko buri hari ukuntu nyine icyo bita genofeti ni ibintu biba biri mu kirere hari, ariko tutamenya ngo byashyizweho nande ninde wabigennye, ndetse nyine bifatiye he, ariko biba bifite aho biri cyangwa se naho byaturutse. Duce hariya ku ruhande. Ubwo Stone nawe niko akaza bakanze nyine baciye waragiye, kuko nyuma yo gucika kuyu nta kuntu byaba bizongera kugenda. Wa mukobwa w'umwirasi cyane mu gihe cyakurikiyeho yaje mu isoko atangira guhaha, azerera ahaha utuntu twose n'ibiki byose, yishyura no kuri ya mafaranga, ndetse azenguruka impande n'impande zose. Uyu mukobwa nyuma yo guhaha yatashye ava mu isoko, ndetse uyu mukobwa arimo kugenda aha ngaha umukobwa yatangiye gukorora. Nyagasani, umukobwa atangira gukorora. Bajya bavuga ko nyine ari amafaranga abantu nyine batamba ibitambo cyangwa se bayabona muri bwa buriya buryo ari amafaranga nyine ashira. Tuburiya amafaranga umuntu aba yaruhiye yicaye yagize gute, ni amafaranga bazi ko n'uburyo anayakoresha neza. None abenaya ubwo nyine ni yandi se kiba yaguhaye kugira ngo umunezeze nawe umukorere ibyo umukorera. Rero uyu nguyu uko nguko niko yatangiye kuva n'amaraso hano. Bari baramuburiye yanga kumva, abwira pastor ati wa mupastor wowe ikinyoma, ndetse uyu nguyu akirimo kwigaragura aha ngaha yaje kwibuka umukobwa w'impumyi wamubwira ati sister wigenda ayo mafaranga urimo gukoresha ni kibi cyane. We ubwe arabyiyibukira. Kwa kundi iyo tugeze mu kangaratete aribwo dutangira gusubiza amaso inyuma. Bora bavuga ko iyo umuntu agiye gupfa, ngo iyo umuntu agiye
agiye gupfa atangira gusubiza amaso inyuma mu buryo bwihuse cyane ibintu yakoze n'ibyo yaciyemo mu buryo bumeze nk'aho ari flash cyane, ndetse akomeza no kwibuka umubwira ati ayo mafaranga urimo guspendinga uko urimo kugenda uyaspendinga cyane ni nako ubuzima bwawe uzaba urimo kuyaspendinga, umunsi wa nyuma uzayakoreshaho nibwo ayo mafaranga azashira nawe ubuzima bwawe bugahita bushira ahangaha hano ku isi. Uyu mukobwa byose amaze kubyibuka ahita amenya ko agiye gupfa, hahandi umuntu ahora atubwira ati mujye umuntu nakubwira ikintu uzajya ubanza utega amatwi uca urubanza nyuma wamaze gufata umwanzuro. Ako kanya uyu mukobwa ari gupfira ahangaha hari waturutse hariya ku ruhande avuga ati Jesus bino bintu ni ibiki se, araza amukora havuga ati bino bintu ni ibiki wa mukobwa ese ufite ikihe kibazo, ufite ikihe kibazo? Ati se bino bintu ni ibiki rero, bino ni ibiki? Umugabo ari ahangaha atangira gusenga avuga amasengesho ati Bibiliya iravuga ngo amasezerano yawe azaza gusohora. Bigaragara ko uyu ari umupasiteri umufatiranya ahangaha ku ruhande, ndetse uyu mugabo yakomeje kumusengera cyane, ndetse uyu mukobwa mu kumusengera bigaragara ko yatangiye gutora akantu k'agatege, ndetse mu guhaguruka ahangaha umukobwa atangira kurira cyane abona ko bya bintu ari ibya nyabyo koko baramuburiye akanga kumva, kumbe akabimenya ubu ngubu birangiye. Rero uyu nguyu amubwira ati sister cyangwa se anti, hari umugabo waguhaye amafaranga y'ikibi ivoma ni nyine. Uyu nguyu ahita atungurwa cyane amenya ko amafaranga amaze iminsi ari gukoresha cyangwa se umugabo bamaze igihe kinini bari mu rukundo ari mubi. Ati ari amafaranga buriya bayaguha yabaye exchanged n'ubuzima bwawe bari bagutambye, ndetse kandi ibyo ngibyo byakozwe muri coven cyangwa se hari abakorera imihango, kuko ibyo byabaye yagusabiye ko igihe uzakoresha aya amafaranga ukayamara ari wo munsi nawe ugomba gupfaho kugira ngo igitambo cyawe gitambwe. Ari naho nkunda kubwira ba bantu nyine ngo mwebwe mugenda uri afite no umukire afite amafaranga menshi, none se niki twa dusore twa ancestor Inyase wapi nta kintu twavugana no dusanga abakobwa wenda benshi bapfuye ngo tukumva ngo umurambo wagaragaye mu ishyamba cyangwa se ngo muri kaburimbo uko nguko niko biba byagenze. Bino byose biba hangaha ku isi. Uyu mukobwa yaje kumenya ko yakundanaga n'umuntu utamba ibitambo, aka kanya akaba yaragiye gupfa apfuye rubi cyane aziza amafaranga. Ati aka kanya ubwo ndimo kukuvugisha wa mukobwa we, aya mafaranga cyangwa se urwo rupfu wari waragenewe ugomba gupfaho uyu munsi rwahise rwoherezwa kuri uriya mugabo, ndetse wacunguwe, ndetse n'imbabazi z'Imana zaje kukugeraho aka kanya. Ati yego rwose niko bimeze. Ati kandi uwari waragucukuriye imva cyangwa se nkuko byanditse ngo umuntu uzacukurira mugenzi we imva, iyo mva azayigwamo, iyo mva niwe azayigwamo uko byagenda kose. Ati ukeneye ubuzima bwawe kubuhereza Yesu Kristo cyangwa se ukabuhereza Imana. Uyavuga ati none kirenze n'ibyo nzi n'umuyobozi wa korali iwacu, uyamubwira ati buriya hari itandukaniro ryo kuba uri mu rusengero ndetse no kuba mu Mana bya nyabyo, ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Uyu mugabo atangira kumubwira ibyo agomba gukora nyine kugira ngo abashe kurokoka no gucungurwa. Umukobwa nawe amutega amatwi aramwumva, ijambo araryumva neza cyane, baranamusengera, ndetse akaba karangiza bavuga ngo Imana yahaye umugisha Ifeanyi. Wa mugabo twabonaga ntabwo tugeze tuvuga izina rye, niko yitwaga ni Ifeanyi, ndetse ngo uwo mugabo yaje gutangira business nshyashya nyuma y'amezi make atangira no kuba n'umumiliyoneri. Rero ngo niko byamugendekeye, ndetse nta nubwo ari ibyo ngibyo gusa byabaye. Wa mugabo apati Ego witwa Ego nyine wari waramurangiye, ngo baje kumusanga ngo yapfiriye iwe mu rugo, ngo kubera amasengesho umugabo w'Imana cyangwa se umupasiteri yari yasenze. Nyine uku nguku niko baba bagakoze cyangwa se niko bagakoze kano gafilime. Ubwo sinzi icyo umuntu yarenza ku myanzuro yacyo baba bashyizeho cyangwa se ukundi ngo umuntu w'Imana yasenze noneho undi arapfa. Pesi ngiye kuko bashya ibyo ntabwo mbyemera cyane, ariko ubwo niko bagakoze bitewe n'ukwizera kwabo. Gusa ikintu kimwe nuko gutamba ibitambo byo tugomba kubyemeranya ko bibaho, ugasanga umuntu ubwe hano ku isi ameze nk'uwibuze bitewe no kuba desperate kugira ngo akurikire imitungo cyangwa se ibindi. Ibyo byo bibaho, ari nayo mpamvu usanga abantu benshi cyane usanga ukibaza hari ibintu ujya ubona ukabona bitajyanye. Umuntu ni umukira cyane ariko niwe utemerewe kurya ibintu runaka, niwe utemerewe gukora ibintu runaka, niwe udafite amahoro, uhora mu ntonganya, uhora mu bintu nk'ibyo ngibyo byose. Rero ba bantu nyine mujya muvuga ngo ngiye ntabwo wenda umuntu nk'uyu nguyu twagerana umubano ni umukene cyangwa se ibindi, mujye mumenya
kubanza kubigenzura neza cyane kugira ngo umenye ko amafaranga ugiye gukoresha ari clean, afite ahantu yaturutse neza cyane, kugira ngo ubashe byibura kubiverifiya umenye ko ibyo bintu ari ibyanyabyo. Amazina yanjye nitwa Ancestor Ignace. Reba hano ibumoso urebe akangaka ngushyiriyeho, ukarebe ni keza cyane, hari ibintu byinshi uri buze kumenyeramo byinshi. Ntituzaborane mu kandi gakurikiyeho.